ese haba hari igihe wigeze gufata Bibiliya yawe urayireba ariko ubura aho uhera? Hari igihe wigeze kuyifungura ariko amagambo yayo akakunyuraho ntagusigire impinduka n'imwe mu buzima bwawe? Hari ikintu gihora kivugwa ariko abenshi ntibabihesha agaciro. Abantu benshi bafite Bibiliya ariko bake nibo bonyine bayimenya by'ukuri. None se ikibazo kiri he? Ese ni ukubura igihe? Ese ni ukubura uburyo bwo kuyiga? Cyangwa biterwa n'izindi mpamvu tutazi? Tekereza ibi. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo guhindura ubuzima. Rifite ibisubizo by'ibibazo byawe. Ritanga amahoro umutima wawe wifuza. Ariko se usabana nabyo mu buryo bukwiriye? Muri iki kigisho cya gatanu ntitugiye kwiga ikigisho kituyobora kwiga Bibiliya, ahubwo tugiye kwiga uko bayiga neza. Nibyo rwose, ikigisho kiravuga ngo uburyo bwo kwiga Bibiliya. Tugiye kuvumbura uburyo bwo kubona igihe cyo kuyiga, aho wayisomera neza, uko wayiga mu buryo bwimbitse, n'impamvu ibyo wize biba bigomba kugera no ku bandi, bikanazana impinduka mu mibereho y'ababyumva. Kuko icyo kwibukwa kiravuga ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Ayo ni amagambo dusanga muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 11. Ibuka igihe wakiraga Bibiliya yawe ya mbere. Ahari wari ukiri umwana maze uyihabwa n'umuvandimwe wawe w'umukristo, cyangwa se ahari warayiguriye cya gihe wari umaze kuba mukuru. Igihe icyo ari cyo cyose waba umaze ufite Bibiliya, tekereza ku gaciro uha icyo gitabo. Mbese ni kimwe mu bitabo uha agaciro cyane? Cyangwa kuba ufite ijambo rizima ry'Imana mu biganza byawe ntabwo ubiha agaciro? Mbese uharanira guhora uyisoma? Mbese wigeze wibaza uti nahera he? Ni gute nasoma iki gitabo kugira ngo ndusheho kwegera Imana? Martin Luther yaravuze ati, maze imyaka myinshi nsoma Bibiliya 2 buri munsi. Iyo Bibiliya iza kuba igiti kinini gikomeye kandi amagambo yayo akaba ari amashami, nakagombye kuba narakoze ku mashami yacyo yose, nshaka kumenya ikirimo ndetse n'icyo yigisha. Hano rero icyo tubona, waba wiga Bibiliya buri munsi cyangwa Bibiliya yawe ikaba imara igihe kinini ibumbye cyangwa se ifunze iri mu kabati k'ibitabo, ukuri ni uko twese dushobora kongera igihe tumara twiga Bibiliya turi kumwe n'Imana. Muri iki kigisho tugiye kurebera hamwe uburyo twarushaho kwiga neza ijambo ry'Imana. Ingingo ya mbere iravuga iti igihe. Mbese waba warigeze ushyira isaha ku gihe kugira ngo ikubyutse kandi kwibutse gusoma Bibiliya? Mbese wigeze urwana no kubyuka maze ukareba ku isaha maze ugahita utekereza uti nsigaje iminota 15 gusa kugira ngo ntagire umunsi wanjye, maze ugahita uvuga uti reka nsome nihuta? Usoma ibyanditswe byera ahubutse ntagira icyo yunguka cyane. Umuntu yabasha gusoma Bibiliya yose agaheba ibyiza byayo, ntafutukirwe ndetse n'ubwiru bwayo bukomeye buyirimo. Ayo ni amagambo Elie yavuze mu gitabo cyo kugana Yesu ku rupapuro rwa 92. Mu gihe hari imigisha myinshi izanwa no gusoma Bibiliya, birashoboka ko umuntu yasoma Bibiliya yihuta cyane ariko agahomba byinshi. Imana yaduhaye ijambo ryayo yahumetse kandi rifite agaciro kenshi kugira ngo turusheho kuyimenya, kandi muri urwo rugendo tubasha no kwisobanukirwa ubwacu. Iyo dufashe umwanya wo kureba imico myiza itarondoreka y'Imana ndetse n'uburyo yagiye ivugana n'abantu mu gihe cy'amateka yahise, dushobora kurushaho kuyikunda.
uburyo yagiye ivugana n'abantu buri hano mu biganza byacu, ariko tugomba gushaka igihe tugafata umwanya wo kumenya Imana binyuze mu gusoma ijambo ryayo. Zirikana ibitekerezo bikurikira. Saba Imana gushyira mu mutima wawe icyifuzo kiyerekeyeho. Saba Imana kujya igukangura mu gitondo kare mbere y'igihe usanzwe ubyukiraho, cyangwa usaba Imana kuguha igihe cyihariye mu munsi maze ufate umwanya usome Bibiliya. Ikindi kintu ushobora kuzirikana ni ukwegurira Imana igihe cyawe. Birumvikana ufite byinshi byo gukora, kandi hari ibintu byinshi byihutirwa byo gukora mu buzima bwawe, ariko kumara igihe uri kumwe n'Imana ni igihe ntagereranywa. Jya ahantu hatuje wenyine maze usome Bibiliya. Ikindi kintu ushobora kuzirikana ni ukumara umwanya uri kumwe n'Imana ndetse n'igihe wumva bitakurimo. Nk'uko kugira amagara mazima bisaba amahitamo y'umutimanama ndetse n'igenamigambi, ni nako no kugirana umushyikirano n'Imana bisaba icyemezo gifashwe n'umutimanama. Ibuka ko imico mishya ishobora gufata iminsi nibura 21 kugira ngo imenyerwe, kandi ntabwo dushobora na rimwe gutsinda hatari ubufasha bwa Mwuka Wera. Ingingo ya 2 iravuga iti ahantu. Yesu niwe cyitegererezo cyacu gitunganye muri byose, kandi no mu byerekeranye no kwiyegurira Imana nta gihinduka. Birumvikana rero ko naho ngaho naho Yesu ari urugero rwiza tubasha kwigiraho. Muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 35 tuhabona aya magambo: nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Uyu ni umurongo umwe, ariko dushobora kuwigiramo byinshi dufatiye urugero kuri Yesu. Mbere cyane yuko izuba rirasa, we ubwe yaritaruraga akajya kwiherera ahantu hatuje kugira ngo asabane na se. Mbese ushobora gutekereza kubona Yesu yicaye iruhande rw'inyanja ya Galileya, cyangwa mu ibanga ry'umusozi asenga kandi aganira na se mbere yuko abantu bari aho hantu babyuka? Nubwo uyu murongo ugaragaza ubushake bwa Yesu bwo gusenga, tubona neza ko ari cyo kintu yashyiraga imbere y'ibindi byose. Nta gushidikanya ko iki gihe ari cyo cyamwongereraga imbaraga zo guhangana n'ibyo yabashije gutsinda byose. Niba Yesu yarakeneraga igihe nk'iki kugira ngo atangire umunsi, twebwe twaba tugikeneye bingana iki? Imana iratubwira aya amagambo dusanga muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 8. Ni amagambo Imana iri kutubwira itubwira iti nimushake mu maso hanjye, kandi iyo Mana yizera ko igisubizo cyacu kiba iki ngo Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Icyo nicyo gisubizo Imana ishaka ko uyisubiza. Ni mu gitabo cya mbere cya Ngoma ku gice cya 16 umurongo wa 11 haravuga hati mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka byose. Mbese ufite ahantu ushobora kujya buri gitondo kugira ngo wihererane n'Imana? Hashobora kuba ari ku ntebe iri hafi y'idirisha, ahantu hatuje hanze, cyangwa ku meza yo mu gikoni, cyangwa ahariho hose ushobora kujya buri munsi ukicara ku birenge bya Yesu ukiga ijambo ry'Imana. Kwicara imbere ku birenge bya Yesu ni ahantu h'agahebuzo ho kwibera. Nugira akamenyero ka buri munsi ko kujya ahantu runaka ukamara umwanya uri hamwe n'Imana, uzarushaho kujya usubirayo buri munsi. Ntugacike intege, nusiba umunsi umwe bitewe n'ibyihutirwa byo gutabara. Icyo gihe habaye ikintu kidasanzwe rero kigatuma utabasha kumara umwanya uri kumwe n'Imana, ntugacike intege. Ariko kandi jya ugerageza kutareka ngo hagire igihe gihita udafashe umwanya wo kumara uri kumwe n'Imana. Ibuka ko kugirana n'Imana umushyikirano uhoraho ari icyemezo cya buri munsi. Ikintu ushobora kongera kugitangira uyu munsi mu gihe waba ubihisemo. Ibaza iki kibazo: mu cyumweru gishize ni kangahe wafashe umwanya wo gusenga no gusoma Bibiliya?
ni iki gisubizo cyawe kikubwira cyerekeranye n'impinduka ushobora kugira mu byo ushyira imbere? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ingingo ya gatatu iravuga iti kwiga Bibiliya mu buryo bwimbitse. Ese umuntu wese ashobora kwiga Bibiliya mu buryo bwimbitse nubwo yaba atari inzobere? Igisubizo ni yego. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu aba inzobere kugira ngo abashe kwiga Bibiliya, ariko hari ibanga rikomeye rituma ijambo ry'Imana ridahera ku gusomwa gusa, ahubwo rikagera mu mutima rikanahindura ubuzima. Ikintu cya mbere ni isengesho. Uba ugomba gusenga. Isengesho ni inkingi ya mwamba mu gihe cyawe cyo kwiga Bibiliya, nk'uko byanditswe na Elie mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 489. Elie avuga ko iyo tugiye kwiga Bibiliya tutaba turi twenyine. Kubwo kurarika Mwuka Wera ngo aza tuyobore, twigizeyo ibirangaza byose kandi umwanzi nawe agahunga. Muri icyo gitabo yaranditse ati Bibiliya ntikwiriye na rimwe kwigwa hatabayeho gusenga. Mwuka Muziranenge niwe wenyine ubasha kudutera kumva akamaro k'ibyo bintu bitaruhije gusobanuka, cyangwa akaturinda kugoreka ukuri tudasobanukiwe. Ikindi kintu ugomba kwitaho mu gihe wiga Bibiliya, soma kandi wandike. Kwandika bidufasha gukoresha intekerezo zacu twitonze, tugatekereza ku ijambo ry'Imana, tukarikoresha mu buryo duhuza ibyo dushobora kubona, tugahuza ubusobanuro, noneho tukanashyira mu bikorwa, noneho tukaniyemeza ibintu runaka twasomye. Kandi ikindi tugomba kuzirikana nuko dukunze kwibuka ibintu twanditse. Ibyo twanditse biratworohera kubyibuka. Ikindi kintu ugomba kuzirikana mu gihe uri kwiga Bibiliya ni ukubwira abandi. Mu gihe wize ibintu, gira uwo ubibwira. Ibi bizatuma ibyo wize bishinga imizi mu mutima wawe kandi bitera abandi umwete. Niba ushaka gutangira uru rugendo, tangira buhoro ariko neza. Toranya igitabo kigufi cyo muri Bibiliya aba ari cyo utangiriraho, maze ugisome witonze. Hanyuma ukurikize izi ntambwe zoroheje ariko zifite imbaraga. Intambwe ya mbere, senga kugira ngo Mwuka Wera ayobore intekerezo zawe kandi yoroshye umutima wawe igihe usoma Bibiliya. Kabiri, toranya umurongo wa Bibiliya cyangwa igitekerezo. Noneho intambwe ya gatatu, andika icyo gitekerezo cyangwa icyo uzirikana igihe usoma. Kane, ongera usome icyo gitekerezo usenga kandi uca akaronko ku ngingo z'ingenzi. Gatanu, andika icyo ingingo waciye akaronko zikubwira. Gatandatu, sengera izo ngingo kandi usabe zigira icyo zikora ku mubano wawe n'Imana. Karindwi, zirikana umuntu ushobora kubwira ibyo bintu wize uyu munsi. Kwiga Bibiliya mu buryo bwimbitse si ugusoma amagambo gusa, ni urugendo. Urugendo rw'umutima, aho Imana itangira kuvugana nawe mu buryo bwimbitse kurushaho. Kandi iyo utangiye uru rugendo, ntabwo uba ugomba gusubira inyuma. Ingingo ya 4 iravuga iti umugisha wikubye kabiri. Ikintu gituma kwiga Bibiliya kwawe kutagomba guhagarara ni ukubwira abandi ibyo wungutse. Iyo ugerageje gusobanura ibyo wize ukabivuga mu ncamake cyangwa ukabihina, nibwo ubitunganya neza mu ntekerezo zawe. Icyo gihe nibwo ibitekerezo byawe birushaho gukomera bikagira imizi. Noneho hari ikindi kintu kiri muri iyi ngingo gitangaje. Iyo utangiye kubwira abandi ibyo wasomye, ubona umugisha wikubye kabiri. Ushobora kuba uhise wibaza uti ibyo bikora bite? Imigisha yikubye kabiri ni uko igihe tubwira abandi kandi tukaganira nabo, ikiganiro cy'iby'umwuka akenshi kiradukomeza. Igihe tubwira abandi cyangwa twigisha abandi, nibwo akenshi kwiga mu buryo bwimbitse bibaho mu ntekerezo zacu. Uzanabona ko ibyo wiga buri munsi atari ubutumwa bw'Imana kuri wowe gusa, ho ahubwo ari n'ubutumwa ku bandi. Yesaya igice cya 50 ku murongo wa 4 hari amagambo atangaje. Umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo.
inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. N'iki umurongo ukubwira cyerekeranye no kugirana umushyikirano n'Imana ndetse n'uburyo bishobora kugira ingaruka ku mushyikirano tugirana n'abandi? Igihe cyacu cyihariye cyo kwiga Bibiliya kitwongera imbaraga ndetse kikanadushoboza gutera abandi umwete. Rero icyo gihe kitubera umugisha wikubye kabiri. Imibereho yacu y'ibyamwuka ni isiganwa. Saba Uwiteka kugufasha gukomeza kwirukanka mu isiganwa ryawe udahindagurika, uhanze amaso ku ntego. Ntukumve ucitse intege, ahubwo gerageza impinduka zose zishoboka mu mibereho yawe kugira ngo ukomeze umushyikirano ufitanye n'Imana, kandi ukomeze ugire igihe cyihariye cyo kwiga Bibiliya yawe ndetse no gusenga. Mu by'ukuri ubu nibwo ubuzima bw'iteka yuko tumenya Imana uyu munsi. Ubushake bwacu bwa buri munsi bwo kuguma muri we no mu ijambo rye buhindura ubuzima. Ingingo ya 5 iravuga iti amagambo aryohera. Tekereza ku ifunguro ukunda cyane. Mbese ni byiza ku buzima bwawe? Twese tuzi ukuntu ubuki buryohera. Muri Zaburi y'119 umurongo w'103 n'uw'104 umunyezaburi yerekana Bibiliya nk'ikinyagu cy'ubuki. Yaravuze ati amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigishije ampesha guhitamo. Yego, amagambo y'Imana aryohera ubugingo bwacu kandi mu buryo butandukanye n'ikindi kintu cyose isi itanga. Mu buryo butandukanye n'ibyo kurya byinshi, uburyohe bw'ijambo ry'Imana ni ugukira k'ubugingo bwacu ndetse buhindura imico yacu. Niba warigeze ujya kure y'Imana, ushobora gupfukama ukarambura ijambo ryayo, ukanywa amazi y'ubugingo yo yonyine amara inyota. Ibijyanye no kunywa amazi y'ubugingo amara inyota, muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 1 kugeza 13 umuhanuzi abivuga ku buryo burambuye. Uze gufata umwanya usome iki gice maze usubize ibi bibazo. Mu gihe uraba ubisoma wibaza uti ni iki Uwiteka aha abamusanga kugira ngo barye ijambo rye? Ni ubuhe butumire bwayo kuri wowe hano? Ni ikihe kibazo ifite? Isezerano ryayo ni irihe? Hano rero turabona yuko ijambo ry'Imana rizima kandi rifite imbaraga, rifite ubugi buhinguranya imitima, intekerezo ndetse n'ubugingo, mu gihe ridutera umwete wo gukurira muri Kristo. Ariko ridukorera ibyo mu gihe dufashe igihe kandi tukagira umwete wo gucukumbura ijambo, dufite imyifatire yo kuganduka no kwicisha bugufi kandi dufite ubushake bwo gukurikiza icyo byigisha. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa ni ibi. Intego yo kwiga Bibiliya ni ukumenya Imana no gukurira mu mushyikirano tugirana nayo, kuko iki ari cyo ubugingo buhoraho, ari cyo kubana by'iteka n'Imana dukunda. Umugabane w'umushyikirano uwo ari wo wose ni ugusabana kw'impande zombi. Dusoma mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 ko Yesu ashaka gusabana natwe, kandi nk'ibiremwa muntu dushobora kwiga byinshi byerekeye ku muremyi wacu. Kimwe n'umuntu ucukura mu butaka ashaka amabuye y'agaciro, natwe dukwiriye gucukumbura muri Bibiliya. Buri gihe haba hari ibyo tugomba kwiga, hatitawe ku nshuro dusomye inkuru cyangwa igitekerezo cyo muri Bibiliya. Uko ubwenge bw'umuntu bwaba buteye imbere kose, reka he kugira ubwo atekereza ko adakeneye gukomeza gucukumbura muri Bibiliya ashaka umucyo urushijeho kuba mwinshi. Nk'abantu duhamagarirwa kuba abigishwa b'ubuhanuzi. Ntabwo dukwiriye kugerageza kugereranya Bibiliya n'ibitekerezo byacu bya kimuntu. Ni gute tuzacukumbura ibyanditswe byera? Mbese tuzashyigikira amahame yacu rimwe ku rindi maze tugerageze gutuma ibyanditswe byera byose bishyigikira ibitekerezo twishyiriyeho? Cyangwa tuzafata ibitekerezo byacu tubisuzume dushingiye ku byanditswe byera by'ukuri?
abenshi basoma kandi bigisha Bibiliya ntabwo basobanukiwe n'ukuri kw'igiciro bigisha cyangwa biga. Abenshi baha amagambo y'ibyanditswe byera ubusobanuro buhuje n'ibitekerezo byabyo. Muri make, kwiga Bibiliya k'umuntu ku giti cye ni umusingi w'umushyikirano umuntu agirana n'Imana. Mu buryo bumeze kimwe no gukomeza ubucuti ubwo ari bwo bwose, dukwiriye gushaka uburyo bwo gukomeza kugira imibereho yo kwiyegurira Imana igihe tuguma muri Yesu. Twizera isezerano ry'uko ijambo rye ritazagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo Imana ishaka, rizashobora gukora icyo Imana yaritumye. Twese duharanire kwiga Bibiliya, tuyige neza, tuyisome mu gihe cyiza gikwiriye, noneho tunayige dutuje, kandi ibyo twiga tubibwira abandi, bityo dutebutse kugaruka kwa Yesu. Nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.